kwiga ku muntu bigufasha gushaka bamwe mu bantu amarangamutima yawe ashaka. Yewe n'undi ndimo dusa, wowe n'undi ukurimo musa, who is a real black? Bible, Bibiliya nk'igitabo cyanditswe n'abahumekewemo n'Imana, niko bavuga, hamwe n'ibindi bitabo byinshi byerekeye na religion cyangwa se iyobokamana. Ibyo byose bigaragaza umuntu wundi utari wowe nk'ikindi kintu kidakwiye kuko kiri. Ibi mbivuze nshingiye ku bitabo nagiye nsoma bya philosophe ndetse n'abandi banditsi bose bitabo muri rusange bagendaga batanga zimwe na zimwe. Ubundi muri make dusobanurira umuntu kuri wowe ni iki. Umuntu ni ikiremwa cyaremwe n'Imana, ikagiha umwuka, umubiri n'amaraso, ubwenge ndetse n'intekerezo. Ni umuntu ufata imyanzuro, uzi icyiza n'ikibi. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Nyuma yo kubona tubonesha amaso, burya hari n'undi tubonesha intekerezo gusa ufite ukurimo, kandi nanjye mfite undimo. Ibi ni ibitekerezo by'abafilozofe. Umuntu tubona hanze agizwe n'ibyo tubona, cyangwa se ugizwe n'ibyo tubona: inyama, amaraso, amatwi, amaso, ibintu nk'ibyo. Agengwa na wa wundi urimo imbere ye indani, twamwita neighbor, umuturanyi. Nitwa David Muhirwa, ndi kumwe na Ndikumana Terry, niwe uri kumfasha gutegura kino kiganiro. Uwizera umwana w'umuntu avumwe. Iyi ni imwe muri za mvugo zivuga ku muntu ziri mu bitabo bikomeye cyane hano ku isi, nka Bibiliya, Bible. Bibiliya itanga ingero nyinshi cyane ku mpamvu zatuma umuntu atizera undi. Urugero rwa mbere ni uko ngo Cain yishe Abel kandi yari umuvandimwe we. Peter cyangwa se Petero yihakanye Yesu cyangwa se Yezu inshuro 3 times mbere yuko inkoko y'isake rusake ibika. Juda nawe abagambaniye Yesu. Ntibyoroshye. Ibi ni ibihamya ndetse n'ibindi byinshi cyane bigaragaza ububi bw'umuntu. Ibyo dukora byose as human creatures, muri twe dufitemo inshuti eshatu: bwonko, umutima na ntekerezo, brain, heart and mind. Ibyo ukora utekereza nta ruhare na ruke ubigiramo, ahubwo byose bikorwa na bariya bagabo batatu twavuze haruguru, kandi barakomeye barakomeye cyane. Bagira ubwumvikane muri bo, ntibasigana, ntawe ugirira undi ishyari. Muri make ntacyo bitwaye ubwabo, ntacyo bitwaye, nta kibazo bigirira. Iyi niyo mpamvu ituma bakora ikintu kiboneshwa amaso. Rimwe na rimwe ayo maso akanaza nk'umugezi utemba wiroha mu mpanga ndende ukurikije ingano ya uwo mugezi. Nshatse kuvuga ni amarira atemba ku matama akagwa hasi. Aba bagabo bashobora gufata umwanzuro utuma wariza n'umuntu, cyangwa se ukaba watera n'umuntu gukora ibintu bitari byiza atagombaga gukora, ariko bikaba ngombwa ko abikora muri icyo gihe. Ngo ibara ry'umukara ni ibara risobanuye ibintu byinshi. Risobanuye icyo risobanura mu bijyanye na fashion. Umukara black werekana umuntu wambaye neza. Nanone ibara ry'umukara tuzi ko ribika ubushyuhe mu myambaro n'ubundi. Philosophically ibara rya noir, black, umukara ni rya bara rya kwandura, ntihagire umenya ko ryanduye. Turaza kwisobanura. Religion cyangwa mwiyobokamana, ibara ry'umukara rikunze gukoreshwa bagaragaza ikintu kibi cyane, cyangwa se igikeneye urumuri cyose ni noir.
hamwe n'ibindi byinshi navuze nabyo bigira ibara ry'umukara. Gusobanura bisobanura icyo nabyo risobanura. Niba wenda bashaka kwerekana ko ikintu kibi, urugero wenda iyo bagiye kwerekana nk'ubuturo bwa Satani cyangwa se bagiye kwerekana Satani bamwerekana mu ishusho y'umukara, cyangwa se iyo bari kwerekana nk'uko isi yuzuye umwijima ikeneye urumuri bakoresha ibara ry'umukara cyangwa se icyo twita umukara. Nk'uko twabivuze haruguru, reka dusobanure philosophically. Umwana aravuka ari kiza ntacyo aramenya gihamye, ariko hari ibyo abazi, kuko abazi kurira, azi gufunga udupfunsi, afunga intoki, buriya ngo bigaragaza ko abashonje. Niba ntabyo wari uzi nabyo muhite mubimenya. Gusa uko iminsi igenda isimburana, imyaka ikava ku ntebe y'ubwami himikwa indi, ni nako wa mwana nawe hari ibimucumbikamo aterwa na sosiyete turimo mbi cyane, sosiyete mbi, ishyari, ubugome, kwikunda ndetse no gushyira ibitekerezo bye imbere n'ibyo dutozwa cyangwa se n'ibyo atozwa mu gihe ageze muri ino sosiyete, kandi yisanga abifite. Umuntu nk'uko twabivuze haruguru aza kugira icyo twita black mind cyangwa the darkest mind. Hano birumvikana kuko hajemo black, kandi twabonye ko ahanini yerekana ikibi, ndetse na dark ivuga umwijima. Ukenera urumuri kugira ngo ugende. Black ikinyanyo cy'umukara ni umweru. Black white, dark, light. Kugira ngo umuntu abe gutyo ntabwo byizana. Nk'uko twabivuze haruguru, life cyangwa se ubuzima ni ishuri. Ariga akigishwa ibyiza n'ibibi. Ibi twabivuze ruguru, hamwe n'ibindi ibi tutabasha gusobanura, ariko bibaho. Iyo byaritse mu muntu, nibwo wa mugabo witwa mind ahita agira irindi zina ryitwa black cyangwa se dark. Hano birumvikana umuntu ni ikinyabuzima gihinduka vuba. Hari abavuga ngo ahinduka nk'igicu cyangwa se ikirere. Aka kanya ni ubururu, akandi kanya gato ushobora gusanga cyabaye umweru cyangwa se umukara. Umuntu muraganira mukemeranya ingingo imwe, ariko mu kanya gato akaguhinduka. Ni wa muntu uguha icyo yise urwagwa wasomaho cyangwa se wasogongeraho ugasanga ni ibiziba. Ni wa wundi ucuruza isukari akavangamo imisenyi, akwereka urukundo muri kumwe, ariko hanze y'umwuka mwahumekaga. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Hari igisasu kirimbuzi aba ari kugucurira. Icyitwa umuntu cyose niko giteye, ariko nk'uko ikiza n'ikibi bigendana, buriya ikiza n'ikibi biragendana. Ntihabura amabeza, nabo hari utundi turemangingo baba bafite tutavugurwa cyane, ariko tujyanye n'ibyo ngibyo twavuze haruguru. Nihagira ukubwira ngo ntukamwigeho, ntukajye ubabara. Nk'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, hari ukuntu usanga wenda nk'umuntu yapostinze caption agira ati nungendaho uzanyerera kuko namaze kubura ububi. Abura ngo nihagira ukubwira ngo ntukamwigeho, ntukajye ubabara, ahubwo ujya wishimira ko ari kubona bimwe mu bibi bye bigutera kumwigaho, bityo azabigabanye kandi nta na kimwe bihungabanyije. Tangira wige ku muntu ukimubona mbere y'uko akubera imbogamizi agutera guhora wicuza. Kwiga ku muntu bigufasha gushaka bamwe mu bantu amarangamutima yawe ashaka. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Twese dushaka guhora twishimye. Ibitekerezo byacu yewe n'undi ndimo dusa, wowe n'undi ukurimo musa. Who is a real black?
mwakoze cyane kudukurikira. Yari David Muhirwa ndetse na Claudine Komani bamfashije gutunganya kino kiganiro kiri guca ku IHIRWE TV. Ibihe nk'ibi bizabishimishije cyane. Umbere ikiraro, umbere indirimbo, umbere inshuti nyayo, inshuti nyanshuti. Ukuri wowe wumva inshuti ari iki? Inshuti ni abantu aba baturi hafi, wowe njyewe twese turi inshuti. Njyewe numva inshuti ari wa muntu umura hafi, wa wundi uzamenya ibijya mbere kuri njyewe, wa muntu uzi koko icyo nkeneye, wa muntu uzamenya uburyo amfasha, wa muntu uzamfasha, uzababazwa n'uko ndi mu byago, uzababazwa n'uko ndi mu nzira mbi kandi adafite uburyo yamfasha ngo abe yankuramo igihe azabonana ndi kure ye. Iyo niyo nshuti numva ko ari inshuti nyanshuti, yayindi izangira inama, yaba zaba ndi mu gahinda gakabije, ya nshuti izaza ikankura mu bwigunzi. Uyu nguyu witwa Claudine Komani, niko we inshuti ayumva, inshuti nyanshuti. Yes, inshuti buriya ni umuntu wita ku mico yawe myiza, ni wa wundi kuba hafi cyane cyane iyo uri mu bihe bigukomereye cyangwa se bikugoye. Urumva ntabwo n'ubundi biri ku igisobanuro cy'inshuti, ntabwo kiri kujya kure y'ibintu. Claudine Komani yari ari kutubwira igihe namubazaga ngo inshuti ni iki kuri we. Mu buzima tugeze kuri iyi si twahuye n'abantu abenshi batandukanye, bamwe muri bo bahindutse abo twita inshuti nyanshuti. Tubaha umwanya mu mutima wacu tukabatekereza buri kimwe. Ese kuko abantu bose twita inshuti baba babikwiye? Reko baba bakwiye kuko reka twongere dumwe ateri yongere ambwire inshuti, utubwiye ukuntu ibintu bimeze, kuko abantu bose twita inshuti baba babikwiye. Mu by'ukuri abantu bose twita inshuti cyangwa twibwira ko ari inshuti, ahanini ntabwo ari inshuti, ahubwo ni bamwe mu badufasha mu kuyoba. Kenshi rubanda rwibwira yuko inshuti ari ba bandi dusangira amayoga, itabi ndetse n'ibindi byinshi, kandi mu by'ukuri tubita inshuti kandi ntabwo bahuye n'ubusobanuro bw'inshuti. Inshuti ni ba bantu batugira inama, batubwira inzira nziza dukwiye kunyuramo, batubwira za kirazira zose dukwiye kureka. Ntabwo ari ba bantu batubwira ngo dusangire amayoga. Yego nabo dusangira amayoga, amatabi, ibiki byose twumva ko ari ubushuti dufitanye nabo bitewe n'ibintu runaka twahuriyemo, nabyo ni ubushuti, ariko nyine ni ubushuti budakwiye, akaba ariko mbivuga. Ni ubushuti budakwiye. Mu buzima tugira buriya ngo inshuti eshatu. Ushobora kwibaza uti se izo nshuti eshatu dufite ni izihe? Wenda urugero nshobora kuba mfite abantu 5,000 kuri Facebook, wenda nk'inshuti zanjye ni inshuti pe ariko se kuko abo bantu 5,000 ukumva ndavuze ngo habaho ubwoko butatu bw'inshuti. Izo nshuti ni izihe? Nizo tugiye kurebera hamwe rero muri iki gice cy'ibihe nk'ibi. Tugiye kwita ku nshuti nyanshuti izo arizo. Inshuti za mbere nabo twita inshuti z'ejo hashize, friends of past, inshuti nyine zahashize. Aba bitwa ko bagukunda ariko baguhoza mu byashize, mu byahise. Muri make iyo muri kumwe bakwibutsa intege nke zawe, niyo mutari kumwe bakuganiraho, nyamara mwahura mugaseka, mwatandukana bakakuvuga. Iyo ubagishije inama baguca intege, bakubwira ko bitazakunda, bakakwibutsa wowe ko udashoboye bashingiye ku mateka yawe, kuko wigeze kunanirwa. Bahora bibuka ibyaha wakoze kera. Aba bantu muri make bahora bakubona mu byahise ndetse n'ibindi.
abo ngabo ni inshuti twita friends of past. Inshuti za kabiri buriya ngo ni inshuti za none, friends of present. Ababo ni babi cyane, bitwa ko bagukunda nyamara bagukundira ko bagukundira uko umeze uyu munsi. Iyo ufite amafaranga bagendana nawe, ndetse n'iyo uguwe neza baragusura. Iyo ufite ibyo ubaha baba hafi yawe rwose, abagukundira ibyo ufite n'ukuri, kuko baba bashaka kugukoresha igihe cyose bagukenereye. Muri make bashaka kugukoresha igihe cyose bagushatse. Niba ngushatse saa 8 zasanga saa 8 mpita nguhamagara, teri ngwino ndagushaka, ugahita uza. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Bakwegera iyo bakubonamo inyungu, bagufata nk'igikoresho cyabo. Iyo hari icyo bagushakaho barakwegera cyane, nyamara iyo uri mu ngorane bose bakuvaho. Niba waba uhuye n'ikibazo muri kumwe nabo baraguhunga. Iyo uhindukiye nta n'umwe ubona. Bafite byinshi bibaranga. Aba ni abitwa inshuti z'uyu munsi, inshuti z'ubu, friends of present. Ku nshuti ya gatatu cyangwa se inshuti za gatatu, ni inshuti twita inshuti z'ejo hazaza, friends of future. Aba ni abantu batekereza uzawe ejo hazaza. Iyo uri mu ntege nke bagufasha kuzivamo. Bakora ibishoboka byose kugira ngo amateka yawe ataguca intege. Bakugira inama zikubaka, ntibagukundishwa n'ibyo ufite. Niyo ntacyo ufite baragusanga. Nanone kandi abangaba bahazaza, inshuti z'ahazaza, ngo banezezwa no kubana nawe mu bihe byose bigukomereye cyangwa ibyiza. Iyo waguye mu cyaha cyangwa wagize intege nke, ntibakuvuga ahubwo barakuvuganira. Mbega inshuti nziza we, nanjye birantangaje. Batanga ibyabo, umwanya wabo, ndetse ubwabo bakitanga kugira ngo ugire icyo ugeraho. Aba ni abitwa inshuti z'ahazaza cyangwa se friends of future. Niyo mpamvu imitima yacu yuzuye ibikomere kandi twirirwa tuvuga ngo abantu ni babi, ibintu byinshi. Muri make tuvuma abantu bose, ariko impamvu nuko tutamenya kurobanura abo turi kumwe, ngo buri wese tumushyire mu mwanya we. Wowe jya muri groupe ni y'abambere, aba kabiri, aba gatatu, kandi ndetse tunabafata uko ari, uko bari, ntidutungurwe n'ibyo badukorera. Niba yavuze ko nakoze iki n'iki, njyewe sinumve ko bigomba kuntungura. Menyere yuko ari muri za nshuti eshatu. Twabonye ko ngo ni friends of past, friends of present, ndetse na friends of future. Yosefu yahuye na Farawo, amateka arahinduka. Eliya yahuye n'umupfakazi ku irembo, aramutunga. Izi ni zimwe mu nkuru zivugwa muri Bibiliya nacyo ni igitabo cyiza cyane, mujye mugisoma twifashishije ingero zaho kugira ngo amwumve yuko Bibiliya nayo ifite ikivuga ku bucuti bw'umuntu n'undi, cyangwa se ku nshuti nyazo. Ibingibi bihita binjyana ku nkuru y'umukobwa wigaga mu mashuri yisumbuye, wahoranaga uburwayi. Mukurikirana uko byaje kugenda. Yakomeje kurwara. Ababyeyi be ndetse n'inshuti ze bakoreshaga uko bashoboye ngo bamubaze impamvu imutera kurwaragurika buri gihe, ariko yanze kugira icyo ababwira. Umunsi umwe yahisemo guhamagara imwe mu nshuti ze za hafi, nuko amubwira ko yaryamanye n'umuhungu abiganaga, akaba atwite. Umukobwa yari atwite. Nitwa Muhirwa David, ikiganiro ni ibihe nk'ibi. Turi kuganira ku nshuti nyanshuti zarizo ku IHIRWE TV. Nuko uwo w'inshuti ye amugira inama yo gukuramo iyo nda
ngo nibwo buryo yabona bwatuma akomeza kwiga kandi akabana mu mahoro n'ababyeyi be mu rugo. Umukobwa yemeye iyo nama yaragiriwe, ubwo bahise bajya ahantu kure cyane, bahise bajya kure cyane yo mu rugo. Wenda nibo bari batuye kuri uyu musozi, bambuka imisozi nk'ibiri bajya ku wundi, bajya kure cyane nyine. Nuko uwo mukobwa w'inshuti amwereka imiti y'ibyatsi ishobora kumufasha gukuramo iyo nda yari atwite. Ubwo uwo mukobwa asoroma iyo miti agaruka mu rugo iwabo. Agezeyo yahise yinjira mu cyumba cye arifungirana mo imbere, nuko anywa ya miti. Wa mukobwa yahise anywa ya miti yari asoromewe arayinywa. Bigeze mu ijoro yatangiye kuribwa mu nda bikomeye ndetse anavirirana birenze urugero. Umukobwa yarize ari nako avuza induru avuga ati muntabare muntabare muntabare. Ariko ntiyari kubona nuko afungura urugi kuko yari yikingiranye, umenya n'imfunguzo yazivunnye, kugeza ubwo ababyeyi bumvisha urusaku rw'umukobwa wabo bakaza gutaba, ariko basunika bikanga. Umwanzuro bafashe nabo abishe urugi bakinjiramo mu cyumba, bagezemo bakubiswe n'inkuba barumirwa. Icyumba cyose cyari cyuzuyemo amaraso. Icyumba umukobwa yari arimo cyari cyuzuyemo amaraso. Ariko ikibabaje ni uko basanze umukobwa byarangiye yamaze gupfa kubera kuvirana bikabije, yakuyemo inda. Icyateye urupfu rwe urakizi? Byose byatewe n'inshuti mbi ndetse no kumvira inama zabo. Iyi ni inkuru nasomye mu gitabo cyitwa The Secrets of Living Successful Life, muzagisome. Inshuti mbi zishobora kukugira inama mbi pe. Birumvikana uyu mukobwa iyo ajya kugisha inama wenda nko ku mubyeyi cyangwa se akamenya gufata umwanzuro w'ubwe, ntabwo bino byose byamubayeho byari kuba. Inshuti mbi zishobora kugira umwijima ibibazo byawe iyo bahaye umwanya wo kugira icyo bavuga ku buzima bwawe. Muri make uyu mukobwa yagiye kubwira ikibazo cye inshuti ye nayo y'umukobwa, aho kugira ngo ahubwo uwo mukobwa wari inshuti ye amukemurire ikibazo, ahubwo yakigize umwijima, yatumye kiba kibi cyane. Ari nabyo byaje kugeza cyangwa se byaje gushyira iherezo ku buzima bw'umukobwa uwo nguwo wari utwite. Burya ngo inshuti nziza zizagufasha gukomeza gutera intambwe ijya imbere nyuma b'icyo ushaka kugeraho mu buzima. Ariko inshuti mbi ni abanzi ku hazaza hawe. ntibazakudindiza gusa ahubwo nanone bazakorera mu hazaza hawe, bategemo ibisasu kirimbuzi, nyuma ugire kwicuza gukomeye. Kandi mu buzima ujye urwanya kwicuza, nubwo bitajya bibura, ariko kwicuza ntabwo ari ikintu cyiza. Ujye ufata imyanzuro myiza mu gihe cyiza. Burya ngo gufata umwanzuro wishimye cyangwa se wabaye ntabwo ari byiza. Burya ngo niwishima, wenda urugero nko mu birori hari abishima bagatanga ngo bakagaba izo badafite, jya ubanza ufate umwanya ungana n'igihe runaka usinzire, noneho ufate umwanzuro umaze kubyuka. Wenda niba umwana yagukoshereje, wihutira kumukubita cyangwa se ngo wihutire gukora ikindi kintu cyose cyamuhungabanya, ahubwo wowe ujye ubanza witse umutima, utekereze cyane, utekereze kure, uruhuke, maze umwanzuro uwufate nyuma. Ngo biba byiza kubaho wiyubaka wenyine mu cyimbo cyo kubana n'abantu batubaka ubuzima bwawe.
aho kubaho muri sosiyete urugero ndi mu biyobyabwenge, ndi mu nshuti mbi banjyana mu bintu bibi, uburaya, yese kunywa amayoga, ibiyobyabwenge, byarutwa nkabaho njyenyine. Icyo gihe nta terambere bazangezaho, byarutwa njyewe nkamenya ubuzima bwanjye nkabaho njyenyine, kandi nawe ni nawe nama ndi kukugira. Inshuti zimwe na zimwe zirijijisha, abo bijijisha nibo banzi bawe babi, kubera ko bigaragare neza ko first friends cyangwa se inshuti zitari za nyazo ni babi cyane kurusha abanzi bagaragara. Umwanzi ubinyereka akanyanga burya ngo ntabwo ari mubi kurusha inshuti iri kwigira inshuti yanjye kandi ariyo. First friends. A person who hates you will never want you to succeed at any time. Ngo umuntu ukwanga cyangwa se abantu bashobora kuba bakwanga, nta na rimwe bazakwifuriza ko ugera ku ntego zawe cyangwa se ubasha kugera ku ntsinzi. They will always try to discourage you whenever you get a chance to move forwards. Ntabwo bazahora bagerageza kukurwanya cyangwa se kuguca intege mu gihe ugiye kugera ahantu hose wabonaho amahirwe, baguca intege. Niba wenda nk'urugero niyemeje kujya mu muziki uyu munsi, cyangwa se niyemeje gukoresha imbuga nkoranyambaga, nkora ibiganiro bimwe na bimwe bitandukanye, bamwe bazaza bambwira ngo we David, ufite ijwi ribi, ntabwo ari byiza kuri ikintu kijyanye n'ijwi ryawe. Icyo gihe abo ngabo bakubwira gutyo abazaba nyine ari abari kuguca intege, kandi ujye ubirinda wowe, ntihagire umuntu uzajya ugerageza kuguca intege. Ujye uvuga uti ndeka njyewe nzi ibyo nkora, wica intege, ndekura nigendere. Ibintu nk'ibyo ngibyo ujye ubyirinda. Ngo that is the type of friend who will always change when you change, not when you know, as shadow does. Noneho iyi ni inshuti, iyi nshuti niyo dukeneye, inshuti izakubaho, izabana nawe mu kabisi n'agahiye, igahinduka mu gihe nawe wahindutse, ikababara mu gihe nawe wababaye, ikahera mu gihe nawe warize, ikagenda nawe mu gihe nawe uri kugenda nk'uko igicucu cyawe kibikora. Ano ni amagambo nayo n'undi agaragara mu gitabo cyitwa Secrets of Living Successful Life. Akunda bose, abantu bose, ariko wizere mbarwa mu buzima bwawe. Bera mwiza buri muntu, ariko ntukomeze kwinginga buri umwe, kuko ibyo birangira uri inshuti yawe wenyine. Ku rundi ruhande, niba udashoboye gufasha, wigira ubangamira. Niwunguka inshuti nshya, ntuzibagirwe na ya yindi wari usanganywe, kubera ko imwe ari umuringa, indi ikaba zahabu. Ngo mbwira inshuti mugendana nkubwire uwo uri we. Reka uyu munsi natwe dushake abazatwinjiza mu cyerekezo cy'ubuzima, ibihe nk'ibi, aho tuzaba dufite inshuti nziza zitugira inama, inshuti nyanshuti, cyangwa se real friends, cyangwa se true friends. Ibihe nk'ibi ngibi bizaba ari byiza cyane. Twishimye, duseka, turi kumwe n'abo twishimira, ubuzima bukomeje kugenda neza. Ibihe nk'ibi bizaba bishimishije, maze intsinzi itubera urumuri bitewe n'abo tuzaba turi b'icyo gihe, ndetse n'inshuti tuzaba turi kumwe nazo muri icyo gihe. Reka uyu munsi rero natwe dushake abazatwinjiza kuko mu cyerekezo cy'ubuzima.
ndashimira mwese mwakomeje kuntega amatwi. Nari David Muhirwa, nshimira na Ndikumana Teli wamfashije mwumvishemo ijwi rye, ndetse n'abamfashije gutunganya ndetse no gufata amajwi kino kiganiro. Nibihe nk'ibi tuzagaruka ubutaha. Nari Muhirwa David, mukomeze kugubwa neza amukurikirana byinshi IHIRWE TV tubagezaho. Twongeye kubasuhuza mwese abakomeje gukurikiranira hafi IHIRWE TV. Dufite igice gishyashya twashyize mu biganiro bizajya bitambuka hano ku IHIRWE TV cyitwa ibihe nk'ibi. Ibihe nk'ibi rero hazajya hatambukamo inkuru zubaka, inkuru z'ubwenge, inama nziza cyane zizajya zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Sheri, ubona ubucuruzi buri kugendana ngena nakubuze pe, usigaye uza bukeye, mbese sinkikubona n'ukuri nk'ukintu umwanya. Sheri koko ubu ni ubucuruzi gusa. Sheri, akazi kabaye akazi. Kuba ubona ngende igicuku nkataha ikindi gicuku si uko nkwanze, ahubwo akazi ni akazi. Imari ingeraho itinze, urumva bigasaba gupakurura ugasanga amasaha aramfasha, utazanya ngo rwose ibindi mba ndimo. Sheri ni akazi. Nanjye reka mubwize kuri rero, urabizi iwacu barahingaga, twarezaga ibigori. Yego, niwe naje nje kureba, sibyo? Ariko simubona nk'umwanya, mbona sinzi. Sheri rwose mbona ntakubona pe. nese Sheri, urajya nkora iki? Nyine ujye ukora ariko ugira igihe utahe. Gusa ubu ngubu uzajya utaha nimugoroba igicuku abana baba baryamye, nge sinkubona. Ibigori n'ubundi iwacu nasanze. Ubwo rero niwe nshaka kumba hafi pe, ukajya ukora ariko ukagira igihe cyo gutaha. Undi se gutaha ntibabisize kare. Gutaha nimba ari 2:00 wagerageje basi ukajya ugera mu rugo 1:00 n'igice. Ndakubwira ngo imari ingeraho ikererewe kwipakurura n'ibiki byose ukiyekorera. Sungiye ninge niyanze ko none se ubundi icaye ko baba bafunze imihanda imari icahe. nese kuzi naguze ko imoto zimwe zemerewe kugenda. Nzaba mbimenya pe, sinzi sinkikumenyera. Ubwo tujya kutakinyizera mbese. Suko nta kwizera Sheri, ahubwo ntugitaha kare nyine nanjye nkakuburira umwanya, sibyo? Use wowe ubona bitagoye koko ndakwizera, ariko uramvuna pe. Iyo utashye igicuku rimwe ntutahe ukaza buri munsi umbwira ngo imari zabuze. Ndumva ibibazo kabisa. Sheri nzagerageza ariko uko bishoboka njye ntakare. Ariko ukwiye kwisubiraho pe, ni ukuri nk'abana ntibakikubona, ubuze abaryamye bose gusa ubumva we nta kibazo ufite. Sheri nzagerageza nibyo, ariko ndabona amasaha yagiye rero ukangerageza ngende njye mu kazi. Ndumva ntameze nabi kabisa, amasaha yagiye nakerere. Nta kibazo ariko ugenda ubizi neza yuko nanjye ugomba kujya unshakira umwanya. Nta kibazo. Nkakuzanira rero ikintu ugenda ufashe utaza kwicirwa n'inzara mu kazi. Cyane ibingo gerageza ndumva umunda nabwo zakoroke kabisa. Ubwo wanjye nawe rwose anyitaho pe, ndakerere pe. Amasaha arangendanye kweli, amasaha nagutekeye noneho n'agasosoma pe. Shaka cyayi ndabona rwose ko ese ni igikoma. Agasosoma nagutekeye. Ako uryoherwe. Akira n'umukara. Ariko nyine ibyo nakubwiye rwose ujye wibuka kuza kubahiriza inshingano z'umuryango. Nanjye sibera. Inkuru urakoze n'ibyo byisubireho. Kuba akazi buryo ntabwo ugiye musha yazurira umuryango neza neza kabisa. Ngutera peti. Mbana ko umuntu mbona no kutaka umuryango gukwana akazi ko. Nyine se si ikibazo. Ko ntabwo bizongera. Zisubiraho. Ntabwo bizongera pe. Ngosa agasosoma ariko karangiye wakanga urumva. Bana sinkunda gusoma cyane ngo njya nkozamo nk'akabebe.
so wagira ute kandi wanyanze na wabona wagenda gusuzuguye sheri urakoze kuma ka breakfast ngo mpeza agakoti shangende ndako na namuzaniye ko nabitanga bane nemeza nabira mesi akaze asha ndabona maze no kubyibuha ndabona ko kimbira neza kigenda bisa neza asha nta kutagira nta kutagira rwose nta kutagize rwose sheri nta kutagize rwose se ngombwa ngo dufungera ashaka kubyihorera ndera nta kibazo mureba haza nicyo kiza cy'ugushaka washanzamye abasore batari rwose batashatse ahugeze hano nanjye nyine ngenda amahoro amasaha yagiye ngo mu kazira ngende ndebe kivamvari ndebe buryo yaramutse kabisa ko nari mukumbuye ntabwo muherutse siyo ko mwatangiye kunkeka ngo ntaha amajoro ngo nkagenda amajoro yatangiye kunkekara kurya ndimenge kabisa yatangiye kunkeka ndabona ibintu bitangiye kuba nabi kabisa ariko ntacyo mvamvaye rwose Kivamba wari ugiye Meze neza sheri mwana nawe mpamagaye yego numva ubwa buranyije nta makuru ufite maze mba numva nasi ukuntu meze n'ingewe nyine mba numva nsigaye ntoranya nk'ibintu nkumva nshaka nk'amagi agasipesiyare umva nyine nawe urabyumva ntabwo mba meze neza ni ukuri kw'Imana sinzi impamvu ukaba ushaka kuvuga iki aha sheri ubone wasanga karabimye agakiza wasanga nwite uramuwe namukizwa n'iki wamukizwa n'iki none se njye waba warabyiteye ujya umenya ko nubatse none se ubwo wagiye kumuca inyuma uyobewe ko wubatse urumva noneho njyewe utamfasha tu ntacyo nzagerageza uko nshoboye ariko nawe ugenda kumamagara cyane kuko watuma nkeka gusa umwana natuma ngira umwana natuma nkutwarira no kuguhamagara ntabwo byemera ukankumbura ariko nawe ujya ugerageza ese ntabwo uzi yuko iyo umuntu atwite hari n'igihe atwarira umugabo oya urabona njyewe rero njya mu kazi saa 2 kibuze ujya mu saa 2 n'ishe za mu gitondo maze kuva mu rugo kuko umumagaye ndi mu rugo byamera nabi nakundi nyine nuko nzajya mbikora gusa nyine uzirikane ko ntameze neza ntacyo nzagerageza icyo nzasohora nzakigufasha sibyo ariko nyine wibuke uzatange na mituweli hakiri kare nabyo uzabyibuka mituweli wowe nabimenya ntabyo nabijyamo wabyara si ubwo wumva nata mituweli uciye uti kubera iki se ubundi se ntayo wari ufite nari mfite oya nimvira nese gute ubundi udatanga mituweli ashari nyine urabyumva oya ntacyo nyine uraburetse kunyita watangiye kunterwa kabisa sheri none se ubwo wabwiye iki ukamenya ko nza nk'umubyara wawe hano batangiye ndagukunda uramunda ko batangiye kudukeka none se kudukeka ibyo ngibyo ngiye mbyitaho ariko umenye ko bazi ko ndi mubyara wawe cyambere nuko ngukunda sheri aburetse se kubera iki nyine ndi mubyara wawe mubyara wanjye iyo dukundana mu nzu ukabona hanze ni ibyo ngibyo utangiye se ntangiye ibiki mwese wari uje kunsura nyine nanjye ko gusura ariko unyakisha inkuru mbi kabisa
none se sheri yo ni inkuru mbi so ubu nk'amashyi rero ngo nateye inda kandi none se umwana si umugisha shuri umugisha ko mu mategeko gute se ako sheri ko utarujyaga kutajyaga nkuraho akaboko nagufashe nkambona none nkubabwiye mwana ndumva nacitse n'umugongo aho kangire ngende n'ubundi nawe warugiye kangende none se ubwo tuzongera kubonana ryari sheri nyine uzampamagara sinakubyo byumagara saa 2 za mu gitondo none se wowe ntabwo wampamagara uko ubonye ka time okay ntacyo nzaguhamagara nkubwire duhure ako niba ngombwa uzanayikuremo byose ni kimwe nyewe ino mucuruzi uba wampaye imari urashaka amafaranga kandi mwitabye reka telefone yanjye shaho ntabwo ijya yumvikana yarapfuye kwisakuye mu gushaho payireri nyine tukanze none se umeze ute se ako sheri ko utari kunyita wajya uva gakeya ryashyiri wowe ntumenye ntuzi ko mba ndi no mu rugo ko jya uva gakeya wazajya umpamagara wagiye nko hirya yiwe bumva nyine shamba nitsinge none se ngo meze bite sheri meze none ndatwite ndatwite nase ntiwabimbwiye ibyo ngibyo ko utwite nyine nyine nshaka kubwira ko nyine nshaka umureti ushaka umureti baketaye ndende nimbona magatanda yakohereza yagura amagi nyine 500 nyine kwa 500 ko kurumva wamarira iki sukuyo yambigenze ntengiye basi neza nka 5 hari kandi se umugonge we amagi yari ubwo nta magambo utangiye kujya umbwira aho nkubwira iki kandi mbere wanyitagaho uko mbishaka yewe sawa ubwo nyine iyo mari ndaje nyirebe shiri we wacuza ameze nabi rega cyase nakubwira wacuza ameze nabi ubwo kanze ngiye nambara agashati ariko ngiye murancanga sunzi ko atari mari bandana ngiye kuri imari iratwita se imari iratwita ariko umutego w'ikinyoma ushibukanyira wagiye hari yego ko ase wumvise icyo wumvise iki se numvise ibyo uvuze ibyo bakubwiye ahubwo tanga amagi nta kibazo hayi kundi ukumviriza kwawe kuzakugeza kuki reka ngenda kuba ariko hari igihe njya ndeba nkabona tuzarwana kabisa ariko buretse reka nkubwire nanjye nzabikora umva cyane rwose kankubwiza ukuri basi urumva nyine byarancitse oya urabizi nyine umva nyine umva sibyo umva nkubwiza ukuri kose ariko umuntu azabizera ageze ritaha umva nyine njye reka nkubwiza ukuri urumva kankubwiza ukuri ndakubona urumva ni umuntu nzanira imari urumva w'umukobwa nyine mva nkubwiza ukuri kure ko nzanira imari urumva twabaye nk'inshuti biramuka nyine bibaye ariko icyo nzi cyo n'ubundi ni wowe nkunda nta wundi urumva nawe wemeze nkundi ndagukunda pe ntasumva ariko tekereza ubu ngiye mbikoze wanezerwa ni ukuva nkubwire ibyo bintu babarira twarabonye ntakubabarira nakora iki ambabarira se basi ubundi ntakubabarira nkora ikizi njyewe njya kwirirwa niteza abantu nimena inda saba urakoze ariko nyine se koko nanjye ngatangara amajoro yawe igicuku cyawe ibyumweru 2 ngo wagiye mu kazi ngo wagiye ngo kurangura nawe nimba bariyereka izo nyuro ntibyarangiye aya tujya tuvugisha ukuri nuko gutoneka ubwo nyine uri kumva uri kubabara ko mbikubwiye
Sumwagiye mugira ubwenge. None se ujya aho ntawe ngira. None se byakubayeho ufite ubwenge. Basi si ujyana agakingirizo. Undi nawe wambabariye ibyo n'ibyo wundi byo utangiye kwizana. Nakubabariye ariko reka nguhugure. Shuro zose buri munsi ndakubwanira nakubuze. Kumbe nibyo uba wibereyemo. Hego. Mugabo, iyi message irakureba. Umugore, nawe iyi message irakureba. Irinde guca inyuma uwo mwashakanye. Mugabo, nuca inyuma uwo mwashakanye, ingaruka zizaza ku mugore wawe. Nawe wa mugore we, numuca inyuma, ingaruka zizaza ku mugabo wawe. Rero hagati aho mwirinde gucana inyuma kuko iyo uca inyuma uwo mwashakanye uba umubabariza umutima. Kandi ukiye kuri subscribe kuri Urugendo TV. Ariko man, noneho ibintu n'ukuri kw'Imana bimaze kundambira. Guta umuntu asigaye amara icyumweru nta n'inote ya 5 basi afite no mu mufuka. Tebera n'ukuri kw'Imana. Inzara zarashaje, virime byavuyeho. Nabuze na sensa zo kujya muri salo ariko mana, ubu si ibingibi koko ni ibiki koko. Ariko ndibutse ngiye gucoka hano nteko ku buryo ndibubone nka 5 byibuze. Ndawuteka se hehe mana yanjye. Ntabwo ndiwe hano umuteka ngiye kugenda njya kuwa motari. Umva ndashaka uwo nitendeka umva ndamugerekera ko namuhaye amafaranga kandi nta n'igiceri cy'ijana namuhaye. Kandi byanga bikunze umva niyashaka yabinambara arayampa. Sha uyu munsi nakamennye 5 7 9 dore soma za boss nazibonye na essence nabonye kujya nabonye kabisa. Ikinyatsi Yababa we. Bego umumotari ufite amafaranga mana nyagasani we. Yugu ntago namurenga. Reka nze nijijisha ubundi mwereke. Moto? Yes. Reza bite? Sawa. Umeze neza? Uragenda se mu kazi? Ndagenda nyine. Gaos. Ushaka kujya he? Ikinyinya. Kinyaga nahe? Kinyinya ara kuri gare. Aya, ntago nahagera kuko bameze nabi hari. Ari abameze nabi mwana ntago nahajya. Arabasekirite mwana bakora abo twakijyangombwa n'ibisanzwe. Wambabariye kuko kumwinginze. Kuri we ntago nahakugeza. Ndakwinginze n'ukuri kw'Imana pe mbabarira. Ntagenda kugeza ahantu hatari kaburimbo kuko ntago njya kuri kaburimbo hari abasekirite mwana. Yego ntibamye humuhungiye nawe ntago nahamusanga. Akwa akenshi ari abasekirite. Sha mota n'ukuri kw'Imana ndakwinginze njyana. Nyine ko ntago nkugeza kuri gare. Kuri gare? Ntago nahakugeza. Nase bisaba iki kugira ngo hangeze? Nyine ngiye mva we nafite umusanzu ako mfite umute umwe umuntu. Okay naribi. Okay nta banguye bamva batansha mande. Nta kibazo mota nta kibazo. Kwa gatambara mfite. Hari ibisi? Ntari imbana nta. Okay. Ntago bakaburimbo se. Mota tujyane neza. Ngenda sengeye mwana bwo byo kubya ngo. Narandimo kwihuta. Nese wanyishuye? Ngiki? Wanyishuye? Wow. Ahubwo meza amafaranga. Ngarurira. Nsome amafaranga. Abeza kasike yawe uko ngaruriye.
ndaguhereza kasike yawe uko ungaruriye umugize abateka mutwe meza amafaranga yanjye wabinsomye hose ndakubwiye ngo ngarurira sinkwaye inote ya 5 ngiye kujya kuri moto mukanya wowe amafaranga ryari ngiye kujya kuri moto nagwaye inote ya 5 ngiye kujya kuri moto ahubwo ikintu nshaka nuko ngarurira urashaka iki agwa kasike yawe ngaruriye nawe ase urifuza iki nshaka ngarurira mwana mpereza ariko Semuta wangawe ese nkigendera nkagwira nawe nyishowe ngo ndakubwiye ngo ngarurira nutanga we ikasike sandi buguhere akata kari ngana baka au mata uhana ko nandi buguherewe mereza nawe banzugarurira soni ubwo niwe muteka muto muri gupiki muri gupiki uyu nguyu ajya kuntwara mu inote ya 5 urumva none tugeze ahangaha ashatse kubihakana ntabwo nigeze mwishyura kandi murebye mu mafaranga afite sho imva mwahita muyabona ko inote ya 5 irimo ntabwo yakwishyura yewe reka ntabwo nyishyura amafaranga ari kuvuga 5,000 yaguhaye nayo ufite mu mufuka wawe uko mpita muvana koreye nabimuhaye ufitemo za 5 zingahe niba atakwishyura ni imwe gusa mfite mute none se urumva atari yo yakwishyuye namwishyuye namugenda mujye mureka mu gihe atangaruriye ntabwo ndi buyiguhe kasike ibyo bintu rwose ntabwo tubishaka mugarurire yigendere ambaye mu ngiye ubu ko mangaruriye ahubwo agize fatera wongeze ndimo ndihuye ya 5 inote bitanze no dore ngiye ariko yari singise yigaragara none se ubu kuki atavuze ko yaguhaye ya 2 kuki se ntabwo kumubwira igeze kumbona ndimo ndayaba wasanga ariyo mpamvu ntabwo neze ubu si umukobwa mwiza nk'uyu urabona wama 500 ndetse ugize vuba ngiye kuyaguha ariko yamenye ntacyo azakumarira nabuze abandi kurya rero naza kugutekaho ngarurira akira nawe ibyawe nasoni nimwe bateka mitwe ntimukazate ntacyo azakumarira cyane ntacyo kasi izakumarira sawa wemeze tukuvuga kuri moto yanjye wowe ufite umusoro se ufite umusoro w'ukwezi ndawufite munyereke sundi igihe imyaka nahuye nayo noneho wose uri muntu ukira sekirite akanami ubu nzi ko ngeze mu cyaro ntawe ndi buhure nawe ntindi yire nyereka imiti ibiri nyereka imiti ibiri uwo muri kasike n'uw'abagenzi imiti ibiri wowe gukaraba intoki wowe muri kasike ariko abamotari kari sinzi ikibazo kimufite sinkizi pe ngiye kujya kuwugura ugiye kuwugura kandi mbonye wari ukuyeho umugenzi wamuteye iki se ko ari aho muhera mukwirakwiza korona mukabyara koko ugize kumutwara nta gatambaro ko mu mutwe none nta n'umuti wamuteye ubwo nimba arwaye korona mukabyara bigenze wowe basi mbangiye kugura nta kundi ariko imbabazi buri munsi ahubwo umva uriya moto nkwereke ubwo nyine nkujyane ku cyicaro rero ko udatanga 50 ntabwo uzi amafaranga baca abantu badafite umuti yenda biza ko ntabwo yazi inacyo nkoni zamba inkoni zamba ibyo bintu wazabihoramo ariko ubu se buri munsi nagenza umumotari wa mbere inkoni zamba wa kabiri inkoni zamba ubwo wabihoramo nawe ndi kwica akazi kanjye mfite mu kibiri urumva kagende nawe ujye kunywa amazi nta kibiri ukajya 5 rwose ubwo ntacyo tuvugana urira ahubwo ngize no nsango n'umudisipline w'umukobwa ntabwo uri bungore wese ibyo bintu mwigize ngo abakobwa wari wabona umukobwa wafunze umutwe ihangane ni ikibiri nari nkoreye hereza rigenda uzi myaka umwe nawe ujya haba imyaka yawe siri kundeba nimba wigize umurofa nyine nuko hereza ko nawe mwihaye kuza mufata mburiyaje nta kindi mujya mufata none se tudafata mburiyaje ngaha giserera ugenda
ndetse sha irajyana kandi ntugire undi muntu ubibwira fata intozi imisoro yawe uza nyine ko mba nuduhura ujye unca imiyaga nyine nzayishiramo imiyaga sawa ngaho ukomeza ugende urumva amakuru yawe rwose amakuru ni meza pe meze neza rwose meze neza ubu mvuye gupagasa wabonye akazi yewe tore nk'ubu umushahara ibimotari biri hariya ni indezengere none se ibimotari mwari usigaye ashinzwe abamotari nshinzwe disipline y'abamotari rwose kuva ndi ryari kugenda mbafatira imisoro abambaye nabi udupfukamunwa abamutwaye abantu nta dutambaro bashyize mu mutwe abadafite imiti ibiri ubwo nyine nikunda ngenda mbafatira hano rero wabyinjiye mutewe ko nanjye mba numva nabijyamo ariko nabuze aho ninjirira nyine bisaba gutekinika tu none se gutekinika rwose wazanshakiye nanjye se ko nzagura nzakubariza numve niba nibikunda ubwo nzakubwira ubaye amafaranga yose nayikorera tubaye nta ntabwo ari ku gashahara maze nanjye uzanshakire ukuntu nakwinjiramo nzagura akantu sibyo nta kibazo nanjye reka njya kuruhuka mu kanya ndasubira mu kazi sawa turi kumwe iyi telefone yanjye ngiye kuyirambika hano bya bimotari bica hano kigiye guhita mbirega ku buryo irabyara nk'icumi ikimoto kiri buca hano cyose ahita ngitwara kwanza nk'ikira kirimo kiraza nkwereka ahantu mba nitsimbye ukuntu nitsimba ahantu iranyibutse kabisa mufite kwitandira bibiri umugenzi nanjye bine 500 nayo nkweto kuri 70 ko imana yanyibutse kanze nkwereke cyo nzi kaze muri kene neza ubundi nitwe nanjye nza nitore neza kabisa ewa neza Aga boro inzarya amafaranga dekagira ngo iki mana urankibije we ubundi se abantu ubundi se namaye hamagara kaze ngirya urwara ubundi ewa kaze ngirya urwara ubundi Ewana ubungu nyiri urwara byarangiye iyi ngiyi ndakwishaka amafaranga urumva byose ni kimwe Yesu we mudata we mutaje barayitanye we Aje muzavundi we Mana we usumoto yanjye giye ko muna nkurikiye telefone ako mana So no bose ndamubwira ngo kindege myako nakuye nayo
wowe muntu wambaye ingofero y'ubururu n'umupira w'umweru n'ipantaro kaki n'inkweto z'umweru n'umukara umenyeshe ko umunsi wawe wo gupfa ari uyu nguyu. Byo numva ni byose ibyo. Ahubwo bibaye byiza wahamagara umuryango wawe ukawumenyesha aho uherereye kugira ngo umurambo wawe bawiteho utaza kwangirika. Ibintu bishobora kunkoraho. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko ari ngero upfo bavuze. Umuntu ushaje. Urufige rwahe rutwara aba Yohana ba Dawidi se na rukiyunguza n'umwana w'Imana Yesu uracyako rwarukirije ahubwo ni moto ni rupfu. Umva rero kandi ntituruhanye urabizi ko urupfu nta mikino rugira n'umwana w'Imana ntirwamutinya. Umva mwereke rero sibyo tubanze tuvugane kwanza kugira ngo nagutwara ugapfa kandi uracyano cyari jeune umusore mwiza sibyo nta mikino. Ubu nubwo watabaza ntango bakubona urupfa bari utagaragumva wantabara tuza zana kantu mureke muruve naho ngaho nari biwe wicomokere nanjye mite nguhereza ubwo urumva nanjye ndajya gutwara w'igihe cye kitageze kugira ngo boss nambaza urumva mvuge ko nyine ndipotinga umubare boss agusara urupfu n'amafaranga niki gifite agaciro toka kula pumbafu leo tashudia nabandi baraje ya haki mbuzi matako ya kondolo mtoto ambuza na zamu wengine mbuzi ya haki ya Mungu mtoto akuka na kula mwenjake kuka na mdomadoma mkichwa karibu kumuua kambanze je navuza magambo menshi bya dandi haki mbuzi matako ya kondolo reka nsigaze umva ndayabarya Yesu vitabakire tabaje ukuri koko amutindi yanitse ntiriva wowe muntu igare rituye hasi ndagira ngo umenyeshe ko uyu munsi ari umunsi wawe wo gupfa. Mubona udakomeretse ugire ngo urarukize ahubwo bibaye byiza wahamagara umuryango we wanyu ukabamenyesha aho uherereye kugira ngo umurambo wawe baze kuwitaho utangirika. Ariwe ndagira nkumenyeshe we wa musinzi we kizi nzoga unywe yari izanyuma uyu munsi ari umunsi wawe wo gupfa. Bibaye byiza wahamagara umuryango wawe ukawumenyesha aho uherereye kugira ngo umurambo wawe baze kuwitaho utaza kwangirika. Naba nawe sha upfanye swingi ngiye gupfa abona ariko karadiyo nansanga kuru bakaka nkatwara buri kindi cyuma n'ubundi yari igiye gushira ariwe keretse wakije ubu yaranacitse iyo nguvu ubu yibawe mbega umurezi we yancikaye icyo kunywa ariko ntacyo genda gafate bene wanyu amafaranga sha
ariwe wowe muntu uri kwinywesha amasigara ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu munsi ari wo munsi wo gupfa wo gusezera ku isi, ahubwo bibaye byiza wahamagara umuryango wawe ukawumenyesha aho uherereye kugira ngo umurambo wawe waze kuwitaho utaza kwangirika, n'ubundi wowe wari ngo guki ngo ngiye gupfa ariko izi swingi nanyweye ko nzi ko nanyweye ifege gusa nta cyangwa harimo ibindi bintu ngiye ntago napfa aka kanya nasohoye imirongo yanjye yose ngereka ijaya ndagena bazabaze na Yesu urupfu yararukweta inyuma sha bira binumvisha urabyumvishije ningera upfu bavuze ubu ngubu ndagutwaye niba udashaka kubara rero nawe usange basokuruza nasokuruza bawe cyane ko we nabonye uri n'umupfu mwiza we wana wowe wana ubutaka cyangwa suzana akantu mwihoreye sukama akantu hano ako batika mitwe biki gihe nigeze nteko umutwe wawe cyangwa wanyuse na Yesu ubwo ntacyo cyakuvugana nta mujinga zani biki ndagutwara urashaka kuburana n'urupfu urashaka kuburana n'urupfu uzi ko ngenda urupfu wozi ko ngenda urupfu nahita ngutwara wowe ngo nimba urupfu nanjye ndurundi sha wa mujinga izana amafaranga navugiye ubusa wa mujinga ako tsara wa mujinga ako sha yatwara zakumarira iki se n'ubundi uzaza we keba nayo haki ya Mungu mtoto ambuza litani huu nimurangiza mujye museka indaya muzitesha agaciro mubahakato kandi mubizi neza ko Yesu inda yonyine niyo yajyanye mu ijuru kandi niyo yabaye umukizwa kuri we bivuze ngo indaya zizajya mu ijuru hari umukire Yesu yigeze agirira neza kandi ikindi abajuru tuzajya mu ijuru urumva cyane ko Yesu azaza nk'igisambo kandi yajyanye n'ibisambo mu ijuru ukuntu usura muginga guduye yataza kuba Yesu ku musaraba simba mpfuye sha ntakiri kayi wa mbere nayariye n'igare naritsindiye fata cyano badala umutajiju akaradiyo kandi ndahibagiye